W'igetsemani sinzawibagirwa ubwo wariraga ibyuya bisa n'amaraso. Wa mwanya w'igetsemani sinzawibagirwa ubwo wariraga ibyuya bisa n'amaraso. Sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro muri Getsemani. Sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro muri Getsemani. Ubona ko nibagiwe Yesu uzanyibutse, bya byuya byawe wabize ku bwanjye. Ubona ko nibagiwe Yesu uzanyibutse, bya byuya byawe wabize ku bwanjye. Ubona ko nibagiwe Yesu uzanyibutse, bya byuya byawe wabize ku bwanjye. Wari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye, byaragushenjaguye pe n'urubanza rwanjye. Wari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye, byaragushenjaguye pe n'urubanza rwanjye. Wari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye, byaragushenjaguye pe n'urubanza rwanjye. Sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro muri Getsemani. Sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro muri Getsemani. Amashimwe n'ayawe yewe Mana wagize neza. 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 Wadukijije umwaka Mana w'Umwuka wera, udukura mu bibi uduha Bibiliya, udukiza gusoma inzandiko none dusoma inzandiko za Pawulo, Yohana n'izindi nyinshi, udukura mu matanura y'umuriro tugaburira amata. Twariho twihebye none turagushimiye yewe Mana wagize neza. Amashimwe n'ayawe yewe Mana wagize neza. 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 Amashimwe n'ayawe yewe Mana wagize neza. Amashimwe n'ayawe yewe Mana wagize neza. 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 Yewe Mana
mana wagize neza.